Mose araza abwira abantu amagambo y'Uwiteka yose n'amategeko ye yose, abantu bose basubiriza icyarimwe bati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Amagambo aboneka mu Kuva igice cya 24 umurongo wa 3. Iki kikaba ari cyo kwibukwa cy'icyigisho cya 10 dukomeje kwiga. Icyigisho cya 10 kitubwira ngo isezerano n'igishushanyo mbonera. Uyu munsi wa none turi ku ngingo yo kuwa kabiri w'isabato tariki ya 2 Nzeri cyangwa se ukwezi kwa 9, aho dufite ingingo itubwira ngo imbaraga zo kumvira. Reka ngwikaze nshuti muvandimwe mu byigisho by'ishuri yo ku isabato. Ni ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya, ni ibyigisho by'igihembwe cya 3 umwaka wa 2025. Ni ibyigisho bitegurwa n'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7, bigategurwa hakurikijwe ibihembwe. Niyo mpamvu turi mu gihembwe cya 3 cy'uyu mwaka wa 2025. Turi kwiga igitabo cyo Kuva. Uyu munsi nk'uko nabikubwiye turi mu cyigisho cya 10. N'icyigisho tugeze ku ngingo yacyo yo kuwa 3 w'isabato. Icyigisho cyacu kitubwira ngo isezerano n'igishushanyo mbonera. Reka dusenge twinjire muri ingingo. Turagushimye Uwiteka mungere ubugingo bwacu, abana bawe dukomeje kwiga ijambo ryawe. Udufashe ritureme, ridukomeze, riduhindure, ritugeze ku rugero rushyitse rukwiriye, mu izina rya Yesu, amen. Ingingo y'uyu munsi ni ingingo itubwira ngo imbaraga zo kumvira. Ni ingingo iboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 36 uhereye ku murongo wa 26 kugeza kwa 28. Reka aya magambo tuyasome kugira ngo twinjire muri ingingo neza, ize kudusobanukira twamaze kumva amagambo yo muri Bibiliya ayitwinjizamo. Umurongo wa 26 wo mu gice cya 36 cya Ezekiyeli baratubwiye ngo nzabaha n'umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye. 27. Kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, ntume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Murongo wa 28. Muzibera mu gihugu nahaye basokuruza, kandi muzaba ubwoko bwanjye, nanjye mba Imana yanyu. Amasezerano y'Uwiteka. Muzaba ubwoko bwanjye, nanjye mba Imana yanyu. Iri ni isezerano ntakuka ry'Uwiteka. Ni mu buhe buryo kumvira byigaragaza mu mibereho yacu? Inshuro 3 zose Abisirayeli batangaje bashishikaye ko bazumvira Imana bo ubwabo. Biyemereye yuko ibyo Uwiteka yavuze byose bazabikora. Iri ryari nk'isezerano, yari nk'indahiro barahiriye Imana bati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Byibuke, Uwiteka yaramaze kubaha amateka, amabwiriza ye n'amategeko ye, no kubabwira uko bagomba kugenda. Nabo bamaze gusomerwa igitabo na Mose nk'uko Uwiteka yari yamutegetse, bati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Amagambo abihamya aboneka mu gitabo cyo Kuva igice cya 19 umurongo wa 8 bati abantu bose. Reka duhere ku murongo wa 7. Mose araza ahamagara abakuru b'abantu, abazanira ayo magambo yose y'Uwiteka yamutegetse
umurongo wa 8, abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Barabihamya hatavuyemo na kimwe. Ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Icyo bari bakoze icyo ni indahiro. Icyo Mose yakoze nawe ngo ashyira Uwiteka amagambo y'abantu. Mose abantu bamaze kurahira, bamaze kuvuga yuko ibyo Uwiteka yavuze byose bazabikora, Mose nawe amagambo y'abantu, iyo ndahiro y'abantu arayijyana ayishyira Uwiteka. Nanone bongeye kubihiga mu gitabo cyo Kuva igice cya 24 umurongo wa 3 n'uwa 7. Aha naho barongeye barahiga. Reka nayo tuyasome. 23, 24 umurongo wa 3 n'uwa 7. Aha baravuze ngo Mose araza abwira abantu amagambo y'Uwiteka yose n'amategeko ye yose. Abantu bose hatavuyemo n'umwe bamusubiriza icyarimwe bati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. 7, yenda igitabo, uyu ni Mose, cy'isezerano. Abyumvise? Yenda igitabo cy'isezerano agisomera abantu, baramubwira bati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora kandi tuzamwumvira. Barongeye barabisezeranye. Babirahiye inshuro zigera muri 3. Imbaraga zo kumvira nizo tugiye kurebera hamwe. Ubundi kumvira ni ingenzi. Nubwo Bibiliya yigisha yuko twebwe abantu turi abanyantege nke, tworoheje kandi turi abanyabyaha, ukumvira ni ingenzi kandi ni ihame. Uku kuri kubabaje ntabwo kwahishuriwe mu nkuru za Isirayeli za kera gusa. Oya, si Isirayeli ya kera yahishuriwe uku kuri kukumvira, ahubwo kwanahishuwe binyuze mu nkuru y'ubwoko bwayo bwose. Isirayeli y'umubiri, Isirayeli y'umwuka, izi nkuru twese ziratureba. None se ni gute dushobozwa gukurikira Imana dukiranutse? Inkuru nziza nuko icyo Imana idutegeka gukora inadushoboza kugikora. Haleluya! Imana iradutegeka, ariko nubwo idutegeka kugira icyo dukora, inaduha imbaraga, idushoboza gukora icyo yadutegetse. Ni umurimo wayo. Mu mugabane w'ingenzi w'inshamake mu by'iyobokamana, amagambo aboneka muri Ezekiyeli 36 tumaze gusoma, umuhanuzi Ezekiyeli agaragaza neza iyi ngingo. Imana yonyine ni ishobora guhindura umutima, kandi ibyo ibikora idukuramo umutima ukomeye nk'ibuye ikawusimbuza umutima wumvira. Haleluya! Nk'uko rero Yesuwa yibukije abantu bari bamuteze amatwi ubwo yababwiraga ati ku bwanyu nimubasha gukorera Uwiteka. Mose, Yesuwa yabyibukije abantu ati ubwanyu mwebwe Abisirayeli nzi uko mugenda, uko mutekereza, uko mwibwira, ntimubasha gukorera Uwiteka ku bwanyu. Bivuze ngo umugaragu w'Imana Yesuwa yarasobanukiwe n'uko ubwoko bw'Imana bukeneye yuko Imana ibana nabwo, ikabuha imbaraga, ikabushoboza. Kandi koko nibyo, turi abanyakamere, ntacyo twakwishoboza. Niyo mpamvu nshuti muvandimwe, dusabwa guhora ku mavi. Dusabwa guhora ku mavi. Dushobora gufata icyemezo cyo gukurikira Imana. Urwo ni rwo ruhare rwacu. Tugomba guhitamo buri kanya, tugahitamo kwiyegurira Imana. Kuki umwanditsi yavuze ngo buri kanya tugahitamo kwiyegurira Imana?
nuko nshuti muvandimwe, uru rugamba turiho ni urugamba turwana buri kanya, uko umutima utera, uko tugenda, aho tunyura, tuba turi ku rugamba. Kubera yuko ijambo ry'Imana rigaragaza yuko turi abanyabyaha, bunyabyaha. Niyo mpamvu buri kanya urugamba rwacu rukwiye guhora rurwanwa mu mahitamo yacu. Dushobora gufata icyemezo cyo gukurikira Imana, urwo ni rwo ruhare rwacu. Tugomba guhitamo, kandi buri kanya tugahitamo kwiyegurira Imana. Kandi rero ibyo biterwa nuko tudafite imbaraga zo gushyira mu bikorwa amahitamo yacu yo gukorera Imana twebwe ubwacu. Nta mbaraga twakwishoboza. Ariko iyo tweguriye Imana ubunyantege nke bwacu, iyo dufashe intege nke zacu tukazegurira Imana, itugira abanyambaraga. Pawulo rero aravuga ati, kuko iyo mbaye umunyantege nke ariho ndushaho kugira imbaraga. Iyo tubaye abanyantege nke imbere y'Imana, tugasaba kuzurizwa n'ubuntu bw'Imana, tugasaba Imana kutwongerera imbaraga, aho turakomera. Pawulo yarabihamije mu rwandiko rwa kabiri yandikiye ab'Ikorinto, mu gice cya 12 umurongo wa 10. Aya magambo turayasoma. Igice cya 12 umurongo wa 10 mu rwandiko rwa kabiri, aha yaragize ati, nicyo gituma ku bwa Kristo nzishimira intege nke zanjye no gukemurwa, nzishimira n'imibabaro no kurenganywa n'ibyago, kuko iyo mbaye umunyantege nke, haleluya, ariho ndushaho kugira imbaraga. Iyo nisuzumye ngasanga ko ndi umunyantege nke, ngasanga ntacyo shoboye, biravuga ngo mpita njya gushaka hari imbaraga kugira ngo mbashe gushobora ibyo ntashoboye. Wenda rero werekeza ku munyambaraga. Umunyambaraga ni nde? Ni Kristo, akuzuza ahari intege nke. Zirikana ngenga ya mbere y'ubumwe, nza, ikoreshwa muri Ezekiyeli 36 twasomye. Imana iravuga iti, nzabavana mu mahanga mbakoranirize hamwe, nzabageza mu gihugu cyanjye bwite, nzabaha umutima mushya, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, ntume mugendera mu mateka yanjye. None uruhare rwacu ni uruhe? Ni ukumvira gusa. Ibindi Imana ni nza. Nimugendera mu mateka yanjye, nimugendera ku mategeko yanjye, mukanyumvira, uyu ni Uwiteka ati, nzabageza, nzabashoboza, Uwiteka urakomeye, uri Imana. Ibyo Imana ikora namwe muzabikora. Imana iraza yifatanya natwe, ikifatanya natwe. Nshuti muvandimwe, nimuyisunga, ibikorwa byayo bizaba ibyanyu. Ubumwe buri hagati y'Imana namwe buzakomeza gukura, kandi buzarushaho kugira imbaraga nituyisunga. Ubumwe buri hagati yacu n'Imana buzakomeza gukura, kandi ngo buzarushaho kugira imbaraga. Nanone kandi ikibandwaho muri uyu murongo ni igikorwa cy'Imana. Ingeri ya Bibiliya yitiriwe umwami Yakobo iragira iti, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, ntume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza n'amateka yanjye mukayasohoza. Imana itegeka abantu kumvira, maze ikabaha ubushobozi bwo kumvira. Haleluya. Iradutegeka, itubwira ibyo dukora, ariko ikanatubashisha kubikora nk'uko umwanditsi yanabitubwiye mbere. Buri gihe icyo Imana isaba ubwoko bwayo gukora, ibubashisha kugikora. Kumvira ni impano y'Imana, ntabwo ari ibikorwa byacu gusa cyangwa ibyo twagezeho. Nk'uko gutsindishirizwa ndetse n'agakiza ari impano yayo. Gutsindishirizwa n'agakiza, izi ni impano duhabwa n'Imana. Niba twarasezeraniwe guhabwa imbaraga zo kumvira,
Ni kuki tubona yuko kugwa mu cyaha ari ibintu byoroshye cyane? Twasezeraniwe imbaraga zo kumvira, ahubwo icyo dusabwa ni ugusingira umugisha twahawe tukawakira. Imana yo yiteguye kudushoboza. Imbaraga zo kumvira rero hari uzitanga. Nshuti muvandimwe, dukwiriye gushyira hasi umupira tugasabana n'Imana, tugatabaza ijuru kuri buri kimwe cyose, kandi ubuzima bwacu bwose bukabamo gusaba kudushoboza. Uko umutima wacu utera, dukwiriye guhora dutekereza uburyo bwo gusaba ubufasha mvajuru, kuko twebwe turi abantu buntu. Mwibuke yuko impagarike yacu yose ikoze mu cyaha. Yemwe ijisho ryacu iyo ryitegereje riracumura, intoki zacu aho zikoze ziracumura, ibirenge byacu aho bikandagiye biracumura, imitima yacu ibyitekereza n'ibyo yibwira ni ibicumuro. Kubw'ibyo dukeneye ubufasha mvajuru, dukeneye gusabana n'umunyambaraga, dukeneye gusabana n'utagira icyaha, n'utarakoze icyaha, kugira ngo dushoboze gutsindira urugamba turiho. Reka Imana ibidushoboze kandi twongerera imbaraga zo kumvira, itwongerera ubwenge mu izina rya Yesu, amen. Data mwiza, mwongere ubugingo bwacu. Muri ngenga ya mbere twabonye ya ibintu byose ubyishyiraho kuzadukorera ibi. Nzabarema mu mutima mushya, nzabavana mu mahanga, nzabageza mu gihugu cyanjye, nzabaha umutima mushya, nzabafasha, nzabakomeza. Ibintu byose urabidukorera, uradukunda, uri Imana, uhabwa icyubahiro. Ingingo yacu itubwira ngo imbaraga zo kumvira. Turagusabye ngo ubu dushoboze kumvira, kuko twebwe ubwacu tutabyishoboza. Tumaze kubona yuko turi abanyabyaha hose, kuva mu bworo bw'ikirenge kugeza mu gitwariro. Data, dushoboze, duhe imbaraga, ubane natwe. Reka rero abana bawe bose bumvishe iri jambo tubagushyira mu biganza. Umukobwa, umuhungu, umugabo, umugore, abana batoya bagiriwe umugisha, utwongerera imbaraga zo kumvira. Kandi Data, ibi ntitwabyishoboza nk'uko twabibonye. Imbaraga zo kumvira zidushoboza kumvira ziva kuri wowe. Reka uduhe kugusaba, reka uduhe gusabana nawe, reka uduhe kukugira inshuti. Data, uri inshuti yacu, ariko ntabwo tuzi agaciro ko kugira inshuti nkawe. Reka utumenyeshe kandi uduhe ubutwari n'imbaraga no gusobanukirwa neza ubucuti buri hagati yacu natwe nawe, maze uduhe kubusigasira. Abadamu batwite rero turabakweretse ngo ubagirire neza, ubarindire imbuto wabahaye, bakomereze mu kiganza cyawe, bongerere icyizere. Mwami mwiza, umwana wese wagize umugisha wo kubana natwe muri ibi byigisho, ujye umuha umugisha. Kandi si bo bonyine, dusabiye bose muri rusange. Tugushimiye abaruhutse amahoro, warabikoze, uri Imana. Dufite ibihamya byinshi, twarababonye, n'ubu turababona. Inkuru hirya no hino ziza zivuga ngo muvuze impundu, runaka yaruhutse. Uri Imana, ukuboko kwawe twarakubonye. Ahari wenda iyo utahaba ntibyari gushoboka, ariko kuko habaye byarashobotse. Uri Imana, uhabwa icyubahiro ukwiye. Abari mu mazu y'imbohe tubasabiye umugisha, bongerera imbaraga zo gukomera no kugira ubutwari, kandi ikiruta byose bahindukirire bave mu byaha, bicuze ibyaha n'amakosa yabo, kuko ari byo bidukwiriye, babashe kugusobanukirwa. Imfubyi n'abapfakazi bakomereze mu kiganza cyawe, bahe ubutwari, uzibe icyuho, kandi ubaho gukura ubushobozi. Aho babona baburiye, wuzuze mu buryo batazi. Data, nk'uko ujya ubikora, ukomeze ubaremere. Urubyiruko rwacu, abasore n'inkumi, Data, hari benshi biyemeje kugukurikira, ariko batazi uko babikora.
ariko batabasha kwibashisha, bongerera imbaraga kandi ubabe hafi. Uyu ni umunsi wa 3 w'imirimo dukwishyize mu biganza kugira ngo uyobore intambwe zacu aho zerekeza. Abo tugana tubagirireho umugisha, abatugana natwe ubahe kutugiriraho umugisha, kugira ngo ineza yawe ikomeze kubana natwe. Ubuntu bwawe, ineza yawe ibane natwe. Turi mu bihe by'itangira ry'amashuri. Ndabizi neza ko hari benshi babungije imitima kuko batazi icyo bari bukore. Ndagusabye ngo wigaragaze nk'Imana. Reka rero ineza yawe n'ubuntu bwawe byuzure imitima yacu. Natwe twizeye ijambo ryawe, twizeye imbaraga zawe. Uhire itorero ryawe, uhire abapasiteri, uhire abakuru b'itorero, uhire abadiyakoni n'abadiyakonikazi, kandi uhire abizera bose muri rusange, mu izina rya Yesu. Amen.